Ikawa ni ikinyobwa cya gatatu ku isi kizwi kurusha ibindi, ariko se kubera iki ari icya gatatu? Ni ahantu henshi ku isi bakunda kunywa ikawa cyane, ariko ikinyobwa kiza ku mwanya wa mbere ku isi kizwi cyane, gikoreshwa cyane, kikaba ari nacyo kinyobwa cy'ingenzi ku buzima bwacu, ni amazi. Ikinyobwa cya kabiri gikoreshwa cyane ku isi ni icyayi. Ushobora kwibaza utese kubera iki icyayi kandi ahantu henshi ku isi bakunze kunywa ikawa? Mu by'ukuri impamvu icyayi cyaje hejuru ni uko gikoreshwa cyane mu Buhinde no mu Bushinwa, kubera ko rero ibyo bihugu bibiri byonyine bigize hafi 1/2 cy'abatuye isi bose, ibyo bigatuma icyayi kiza ku mwanya wa kabiri. Reka twigarukire ku ikawa yacu, ariko reka mbanze nguhe ikaze ku Ishuri Plus, kandi niba ari ubwa mbere uhageze ntugende udakoze subscribe. Kuri ubu buri munsi abatuye isi banywa ibikombe by'ikawa birenga miliyoni 450. Igihugu kinywa ikawa nyinshi cyane ni igihugu cyitwa Finland, aho umuntu umwe ku mwaka anywa ibiro 12. Bivuze ko ufashe ingano y'ikawa igihugu cyose kinywa mu mwaka maze ukagabanya n'abaturage b'icyo gihugu, usanga buri muturage w'umunyafinland anywa ibiro bigera kuri 12 by'ikawa mu mwaka. Aha umuntu yakwibaza ati iki kinyobwa ni biki gifite ku buryo abantu bo ku isi bakunda kukinywa bigeze kuri uru rwego? Mu by'ukuri amateka y'inkomoko y'ikawa ntabwo yizewe neza 100%. Bivuze ko aho yaturutse hatavugwaho rumwe. Bamwe bavuga ko ikawa yakomotse mu gihugu cya Yemen, abandi bakabihakana, ahubwo bakemeza ko ikawa yaturutse muri Ethiopia. Reka dutangirire muri Ethiopia turebe icyo abanyamateka babivugaho. Bwa mbere mu mateka havuzwe ndetse handikwa ku bijyanye n'ikawa muri Ethiopia mu mwaka wa 858 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Aho amateka yanditse ko muri Ethiopia muri icyo gihe bafataga imbuto z'ikawa bakazisarura, nyuma bakazotsa mu muriro, ubundi bakazikuramo bakazisya bakazigira ifu. Bagafata iyo fu bakayishyira mu mazi, kuko ngo bashakaga kureba niba ikawa imeze gutya ishobora gukoreshwa cyangwa se idashobora gukoreshwa. Guhera ubwo abanya-Ethiopia kavukire bakomeje gukoresha iyo mbuto bayinywa muri ubwo buryo, ari nabwo ikawa y'ubu ngubu inyobwamo. Noneho reka turebe icyo abanyamateka bavuga ku gihugu cya Yemen. Mu nyandiko za kera zo muri Yemen hari ibindi byanditswemo bitandukanye n'ibyo tuvuze hejuru. Handitsemo ko mu bihe bya kera ubwo muri Yemen hateraga amapfa, inzara yishe abantu cyane kugeza ubwo bagendaga bagasoroma imbuto z'ikawa maze bakazirya ari mbisi, nubwo izo mbuto zabaga zirura cyane. Bitewe n'inzara yari iri aho ngaho muri Yemen ndetse n'uburyo ikawa yari ihari ku bwinshi, bashatse uburyo bayibyazamo umusaruro mwinshi babinyuruje mu kwitunganya ku buryo butandukanye, bashaka kuyikuramo ubwo busharire bwayo. Izi nyandiko zagaragaye muri Yemen zigaragaza ko abanya-Yemen mu by'ukuri bari bazi gutunganya ikawa yo kunywa kuva mu myaka ya kera cyane. Ku bw'izo nyandiko ebyiri z'amateka zivuga ahantu hatandukanye ikawa yaturutse, niyo mpamvu abanyamateka badashobora guhamya 100% ko ikawa yaturutse muri Ethiopia cyangwa se yaturutse muri Yemen, bigatuma bavuga ko ikawa yaturutse aho hantu hombi. Gusa icyo bazi neza 100% ni uko ibiti by'ikawa inkomoko yabyo ari Ethiopia, bikaba byaragiye bisakara no mu bice bituranye na Ethiopia. Hari indi nyandiko igaragara mu mateka yo mu kinyejana cya 14 igaragaza ko abanya-Yemen izi mbuto z'ikawa baziryaga bakazinywa, kandi muri icyo gihe banavugaga ko izo mbuto z'ikawa zitera imbaraga nyinshi mu mubiri w'umuntu. Kuva icyo gihe rero ikawa yahise isakara ku mugabane wa Afurika hose, ndetse n'abanyafurika benshi icyo kinyobwa barakinywa cyane. Mu kinyejana cya 17 Abaholande baje muri Afurika maze bamenya byinshi ku ikawa. Icyo gihe bafashe ibiti by'ikawa babijyana mu gihugu cya Sri Lanka maze babitera mu buryo bwagutse. Mu mwaka w'1711 bagize umusaruro mwinshi cyane w'ikawa. Nibwo bwa mbere bari bafashe ikawa bayikuye muri Sri Lanka maze bayijyana i Burayi. Kuva icyo gihe abanyaburayi bakunze cyane byihuse ikinyobwa cy'ikawa, maze Abafaransa ndetse n'abanyapolitiki bari bamaze kumenya ko Abaholandi ikawa bayikuye muri Sri Lanka, bafata umwanzuro wo kujya muri Amerika yo hagati bagahingayo icyo gihinga cy'ikawa, ndetse n'abanyaportugal bafata umwanzuro wo kujya muri Brazil bahingayo icyo gihingwa cy'ikawa kugira ngo nabo bazabone umusaruro mwiza. Mu by'ukuri iki ni igishushanyo cy'ikawa ku isi, aho bamwe banacyita ngo ni umukandara w'ikawa. Aha hasi umuhondo niho hagaragara ikawa nyinshi, ariko abenshi bavuga ko ikawa nziza iherereye muri Amerika yo hagati ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo. Gusa nanone umuntu ntiyabihamya 100%
kuko hari n'ahandi ku isi usanga hari ubwoko bw'ikawa bwiza cyane. Mu by'ukuri habaho ubwoko bwinshi bw'ikawa ku mpande z'isi zitandukanye, ariko ikawa ikunzwe cyane kandi izwi cyane ikoreshwa ku isi ni ikawa yo mu bwoko bwa Arabica, akaba ari nayo kawa ifite inkomoko muri Ethiopia. Gusa kuri iki gihe Amerika y'Amajyepfo niwo mugabane uhinga ikawa nyinshi ku isi. Mu bihugu bigize uyu mugabane, igihugu cya Brazil nicyo gihugu cya mbere gihinga ikawa nyinshi, kandi igihugu cya kabiri gihinga ikawa nyinshi ni igihugu cyitwa Colombia. Ariko dushatse kuvuga ibihugu ku isi bihinga ikawa cyane, twavuga ko igihugu cya mbere ari Brazil, ndetse igihugu cya kabiri kikaba ari igihugu cya Vietnam. Niba nawe unywa ikawa muri resitora cyangwa se muri za cafe, ikawa mu by'ukuri baguha ni ikawa yitwa Camphora, bakunze kwita mu cyongereza Robusta. Iyi kawa ni ikawa ikunzwe cyane ku isi, kandi ikaba ikawa itunganyika vuba, akaba ari nayo mpamvu ihendutse kurusha izindi. Kandi icyo nakubwira, niba ushaka kumenya amoko y'ikawa yose, ni ngombwa ko uba inararibonye ku bijyanye n'amakawa, kuko ikawa zose ziba zisa zenda kumera kimwe, kabone n'ubwo ikawa ifite inkomoko muri Ethiopia ndetse na Yemen. Ariko muri iki gihe ikawa ifatwa nk'ikinyobwa cy'abanyaburayi, ukuyemo igihugu cy'Ubwongereza gusa. Ibindi bihugu byose by'i Burayi ikinyobwa banywa cyane ni ikawa. Abongereza bo ntibarimo, kuko bo bakunda kwinywera icyayi cyane. Icyo utari uzi ni uko hari igihe cyabayeho mu bihe bya kera i Burayi ikawa bagashaka kwica burundu, kubera ko yanyobwaga cyane n'abayisilamu, noneho abakristo bakayita ikinyobwa cya shitani. Abakristo bamwe ngo begereye Papa Clement wa munani wari w'icyo gihe, bamusaba ko yaziririza ikawa igakomeza kuba ikinyobwa cya shitani. Papa Clement wa munani ngo yasabye ko bamusogongeza ku ikawa, maze yumvisha uburyo inuriya, aravuga ati ikinyobwa kiryoshye gutya ntabwo twagiharira shitani, ahubwo kigomba kuba n'ikinyobwa cy'abakristo. Hari n'inkuru zivuga ko uyu Papa Clement wa munani yaba yaraciye ikinyobwa cy'ikawa, ariko izo nkuru nasanze zidafite ukuri. Mu kinyejana cya 16 mu butegetsi bwa Empire ya Ottoman, gucuruza ikawa byatangiye gukorwa. Guhera ubwo havuka amazu yihariye yo gucururizamo ikawa, kuri ubu bakunze kwita amazu y'ikawa. Ijambo ikawa naryo rikaba rituruka kuri kafi yaryo mu rurimi rw'ikinya Ethiopia, ryaje guhinduka kofi mu zindi ndimi zizwi hirya no hino ku isi. Nyuma y'uko rero Papa asohoye itegeko ryo kongera gukomeza kunywa ikawa i Burayi, hadutse amazu yihariye yo gucururizamo ikawa. Ariko igitangaje nuko ikawa batayicuruzaga ku bari n'abategarugori, aho bavugaga ko atari nziza kuri bo, ariko impamvu yabyo nayo ntabwo yari isobanutse. Byashoboka ko abagabo batakundaga ko abagore babo nabo baza muri izo nzu zacururizwagamo agakawa. Kuva icyo gihe ibihugu byose by'i Burayi byakoresheje ikawa ku kigero cyo hejuru cyane, igera iramenyekana birenze urugero, ukuyemo igihugu cy'Ubwongereza. Ndetse hari n'ibihuha byinshi byagiye bivugwaho cyane. Urugero, bavugaga ko umuntu unywa ikawa cyane atajya asaza, cyangwa se ko umuntu uzarwara akanywa ikawa azahita akira. Kandi mu by'ukuri ibyo byose byari ikinyoma, nta kuri kwabyo. Ikawa ni ikintu kitari kibi, ariko nanone ntabwo ari umuti uvura indwara. Ubwo intambara ya mbere y'isi y'isi yose yatangiraga, kugira ngo abasirikare bayirwanaga bajye babona ikawa mu buryo buboroheye, bazanye uburyo bwo kuyisya kugira ngo bajye bayibona ku buryo buboroheye. Buri wese yafataga ikawa ye akayihonda kugeza ibaye ifu. Ariko nyuma yaho ikawa y'ifu yaje kuba akamenyero kuri bo. Bivugwa ko Abayapani ari bo bantu ba mbere muri iyo ntambara y'isi y'ikawa bayigize ifu, maze bakayiha abasirikare babo. Igihe Abanyaburayi bose babaga banywa b'ikawa, Amerika nayo kuko yabarwaga nk'Ubwongereza bushyashya, nayo yari imeze nk'Abongereza. Abanyamerika nabo binyweraga icyayi ku bwinshi. Muri icyo gihe Amerika yari yarakoronijwe n'Abongereza. Abanyamerika babagaho ubuzima bwabo busanzwe batitaye ku gihugu cy'Ubwongereza, ariko ku mpera y'ikinyejana cya 18 Ubwongereza bwaje kubwira Abanyamerika ko bagomba gutanga imisoro, nuko Abanyamerika bararakara cyane, maze bakora ikintu kimeze nk'impinduramatwara yo kurwanya iyo misoro. Iyo mpinduramatwara bayita Boston Party. Abongereza bamaze kubona ko Abanyamerika badashaka kubumvira, babafatiye ibihano byo kutongera kubazanira icyayi. Abongereza babwiye Abanyamerika ko kugira ngo babarekurire icyayi kize muri Amerika ari uko bagomba gutanga imisoro, maze Abanyamerika nabo mu burakari bwinshi bababwira ko icyayi cyabo atakigikeneye. Maze Abongereza babona ko ibyo bakoze nta musaruro biri gutanga, maze Abongereza bongera gupakira icyayi mu bwato bacyohereza muri Amerika.
bakinyujije ku cyambu cya Boston. 1773 nibwo abaturage b'i Boston baje aho ubwato bwaruhukiye maze bamena toni 46 z'icyayi mu mazi zari ziri mu bwato abongereza bari bazanye. Bahita babwira abongereza bati guhera ubu nta cyayi cyanyu dushaka kuzongera kunywa. Kuva icyo gihe rero abanyamerika nabo bahise baba abanywi bakataraboneka b'ikawa. Noneho reka turebere hamwe inyungu n'igihombo ikawa iduteza mu mubiri wacu. Ikawa nayo ni nk'icyayi, igira kafeine kandi itanga imbaraga. Iyo ngiyo akaba ariyo mpamvu abantu benshi bakunze kuyikoresha ndetse abenshi bakaba barabaye n'imbata yayo. Ariko ikintu cy'ingenzi abaganga n'inararibonye bavuze ikawa igiraho akamaro cyane nuko ikawa ibasha kugenzura isukari y'umuntu mu mubiri we. Aho yisanze umuntu afite isukari y'umurengera mu mubiri we ibasha kuyishyira ku murongo ku buryo nta kibazo yamuteza mu mubiri we. Akandi kamaro k'ikawa ni uko umuntu ukunda kuyinywa buri munsi ibyago byo kurwara kanseri y'amara biba biri hasi cyane kurusha wa wundi utayikoresha. Ukoresha ikawa cyane aba afite amahirwe agera kuri 26% yo kutandura kanseri y'umumara, kandi mu by'ukuri iri ni ijanisha riri hejuru cyane. Icyo tugomba kumenya ni uko 2/3 by'abantu bafatwa n'indwara yitwa Alzheimer ari abagore. Iyi ikaba ari indwara itera kwibagirwa bikabije, guta ubwenge burundu no gutakaza ubushobozi bwo gufata ibyemezo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore bafashwe n'iyo ndwara bari abagore batajya banywa ikawa cyane. Abaganga bakaba bavuga ko impamvu yabyo ari uko mu ikawa habamo akantu kitwa kafeine gashinzwe gukangura ubwonko bugakora neza, bityo ibyo bigaha umuntu amahirwe menshi yo kutandura iyo ndwara yo kwibagirwa cyane no gutakaza ubwenge. Reka noneho turebere hamwe ikawa ihenze ku isi yose. Ikawa ihenze cyane ku isi yose ikorwa n'aka kanyamaswa kitwa Asian palm civet, aho bafata ikawa isanzwe ya Arabica maze bakayigaburira aka kanyamaswa kugeza gahaze, barangiza bakajya aho kahurunguye bagafata amahurunguru yako bakayakuramo ikawa. Iyi rero akaba ariyo kawa ya mbere ihenze ku isi kurusha izindi. Ikiro cyayo kimwe cyonyine kigura $1,200 yose. Ese iyi kawa wowe wayinywa? Tubwire muri comment. Iyi video nayo twakoze ku mateka y'imibereho ya muntu nuko yagiye atera imbere yakuryohera. Gushimiye kubana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, wakoze cyane. Gusa niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kwibagirwe gukanda handitse subscribe no kunzogera, kandi wibuke gukunda iyi video, ukanda like ndetse no gusangiza abandi iyi video. Bye.